Okay, mu minota dusigaranye rero ndabona tugeze ku isaha 11:46 muri studio za Radio Ijwi rya Nyamata. Abadukurikiye bari hirya no hino muri uyu mujyi wa Nyamata, nizera ko mumeze neza cyane. Muri kumwe nanjye Mg1, ndetse hano muri studio turi kumwe na Two Face Pop Victor. Uyu numwe mu bahanzi benshi abantu benshi bazi muri uyu mujyi wa Nyamata, ariko noneho baririmba injyana ya reggae. Birumvikana angira ngo hano turamufite muri studio byinshi bitandukanye, turabimubaza mu kanya. Two Face, sinzi niba uri bwinjire mu njyana cyangwa se niba uri bubanze ukivuga, urahitamo. Yes, ngira ngo reka tubanze tuguikaze Two Face Pop Victor, urumwe mu bahanzi ndetse bakomeje gusigasira injyana ya reggae. Navuga ko ari nawe muhanzi muri uyu mujyi wa Nyamata ucuranga injyana reggae, nta bandi ndabona batuzanira ibihangano nk'ibi. Reka tubanze tuguikaze hano muri studio za Radio Ijwi rya Nyamata. Yes, Two Face nari ntangiye mvuga ati reka tubanze tuguikaze hano muri studio za Radio Ijwi rya Nyamata. Ngo yasaga nk'irirenga, yasaga nk'amarayika ubwiza budashira, yasaga nk'imirabyo ukwezi kwambaye inyenyeri, anje imbere ndamukurikira swidaya n'amajuice like a juice, usa nk'irirenga usumba bose milofinka firino lose juice, pinky for my juice, munzoso kanzira stranger miracles ibyo dukora, reggae nkaririmba gitaru gacuranga, nyota yangu touch me, feel my body hug me, take me so high since nobody, mama tutajire your brain motivates compared me, no mystery. She's imagining that genius, you know, very famous, fantasy all over top. Super best love, she's like Sasha Salam. La, Wabakuru meeting Hamashara Goni Shaba. Just Kumurongo, Meranesa Guru Jingo. You will die in Shaba, Nama Shaba, Fes Shaba, Rick Shaba, Shaba. Okay. Ewa, reka nguikaze cyane Two Face. Yeah, thank you so much Mg1. Imisi myinshi cyane. Ewa, long time. Ndumvuza imanuka neza. Ni reggae ni shaba. Gira ngo uradufasha wegere mikoro kugira ngo abadukurikiye baze kukumva neza mwijwi ryawe. Uyu munsi ni kuwa gatanu, watuzaniye indirimbo uko yasaga. Iyi ni indirimbo ngira ngo ni yakangaye kuri wowe? Ya, indirimbo ni ya gatanu. Iya gatanu? Yego. Ngira ngo ikindi nakubwira, kuki wahisemo kuririmba injyana ya reggae? Bo anje nkora iyo injyana bita rap vasine rero ni rap itagira boda. Ahantu hose ngomba gukora yo mu gishinwa, mu cyarabo, mu kinyarwanda, igiswahili. Kuko je nguheruka uri muri pop? Duherukana naje muri Mama Mwiza, ko yasaga like that. Naje muko yasaga rero reggae star. Iyi inspiration wayikuye? Inspiration ni style rap vasine. Rap tagira ende. Banzu isobanure rap vasine no kuvuga ngo ubundi ni iki? Ni rap iri mix all kind of music styles zose za music uzazisanga muri either R&B or pop drill reggae pop bana zose na zuku zansanga no muri gospel jondi ndazemba kubite na gospel none muvuga ati ni shikela. Yes, ngira ngo hari yashize igihe kinini tutakubona. Two Face Pop Victor ubundi yarari hehe, yarahugiye mu biki? Ambo Two Face rero afite utundi tuntu abahugiyemo, urabona hari utuntu muri cinema, ubundi ngende muri cinema nyarwanda nayinjiyemo 2019 neza. Ubu narindi mu bintu by'amafilime, hari indi filime turi gukina nshyashya, filime nshyashya turi gukina nayo muraje muyibone mu minsi mike iri imbere kabisa. Ngira ngo ubundi mbere yuko twinjira mu bijyanye na muzika, ngira ngo banza we introducing ubwawe. Ese ubundi Two Face Pop Victor ni muntu ki? Kuki wahisemo gukoresha izina Two Face Pop Victor? Yeah,
urakoze cyane. Sasa mu buzima busanzwe abantu uko tubabona siko bameze. Yego. Hari ukuntu ureba inyuma umuntu ukamwibeshyaho. Sasa njyewe rero hari ukuntu ushobora kundeba ukanyibeshyaho. Nje ama black, ushobora kubona ndi black ukagira ngo wenda mo imbere naho ni black, ariko biratandukanye. No kuvuga ngo uko ugaragara inyuma sikumeze ku mutima. Ushobora kuba uri brown ariko mo imbere ari akantu kaka black ukuntu cyangwa ari aka bronze. Kabisa. Angira ngo iri zina kuki wahisemo iri zina? Abantu benshi bazi umuhanzi Two Face, hanyuma wowe uri Two Face Pop Victor, kuki wongeyeho cyangwa wahisemo iri zina? No kubera iki? Uri umufana we cyangwa hari ukundi kuntu? Bo uretse kuba wenda naramwumvishe nkanamukunda ntari biryiwe umusaza, ariko nanjye meaning zanjye na ubusobanuro bw'amazina yanjye uburyo mbyiyumvamo bitandukanye nuko we yabihisemo. Amazina yawe nyakuru bundi nayahe? Nje banyita nitwa Emmanuel Nizeyimana aka Two Face Pop Victor, abeshi banyise Kayizo, TVZ mu kibuga. Hafa. Umaze igihe kingana gute muri muzika Two Face? Bo muzika nayitangiye neza 2020. Ndumva nta gihe kinini gishize. Ubwo 2020. Ubwo no kuvuga ngo umaze imyaka ikabakaba muri 2. Imyaka 2. Iyi ndirimbo ni yakangahe? Indirimbo ni ya 5. Ni ya 5. Angira ngo kuva watangira muzika nirihe shusho uyibonamo muri aka kanya, cyane ko uri umwe mu bahanzi tutabarira ngo uri muri pop, uri muri R&B, uri muri reggae, uravanga style zose. Umuziki urabona uhagaze gute kuva icyo gihe kugeza amagingo yanga ya Two Face? Bo umuziki umeze fresh, ndabona ko ewana hari ukuntu bigenda biryoha bizama karungo n'iki, urumva umuziki none ukagera ukaryoha. Ubu rero ahantu urwego rw'umuziki ugeze, nta muntu wavuga ngo ni down cyangwa se ni cool, ahubwo biri hot. Turashaka ko noneho biba so hot. Uyu mujyi wa Nyamata ufite abahanzi benshi, bamwe barasinziriye niba ari covid simbizi. Ubusanzwe ubonute mu bijyanye n'umuziki, ndetse abahanzi bagenzi bawe bo ubona bahagaze ku ruhe rwego mbere yuko tukujyaho? Man, ubundi umuziki wa Nyamata ewana urahari. Abapeti abajama baba rasta barahari, abababy bameze fresh mu muziki barahari. Ikintu kibura ubundi nukugaragaza ibyo bakora, n'ahantu babijyana, uburyo bikinwamo, n'umwihariko wa buri igihangano. Gusa abahanzi muri Nyamata barahari bafite ibihangano byiza, hariho n'igihe kiba kitaragera cyo kubikwereka. Yego. Bakaba babikora babitsimba, ejo bundi bakazana album. Gusa Nyamata ihagaze neza mu muziki nyarwanda. Ikibura ni imbarutso. Two Face Victor, gira ngo iyi ni inshuro ya 3 ndakeka tukwakire muri studio za radio ijwi rya Nyamata nk'umuhanzi muri uyu mujyi wa Nyamata. Umaze imyaka navuga ko wari 2 ukora umuziki, wawukoze mu bihe bigoye bya covid-19. Ubugiye gukora iki kugira ngo urwego rw'umuziki wawe uzamuke rube rwajya hejuru, ndetse n'abatakubona ku ma stage, cyane ko muri uyu mujyi nubwo twavuga ko ibirori bitaratangira, ariko bitega iki kuri Two Face? Bo ikintu gihari cyo uyu mwaka ugomba kurangirana na promotion ya buri gihangano cyanjye cyose. Ubu uyu mwaka no wa promotion nabanje guhinga. Ubu ni igihe noneho rero cyo kugira ngo ntera imbuto noneho iwane bundi ejo bundi nze nsarura fresh. Kubijyanye n'umusaruro w'indirimbo zawe ubona zakirwa gute mu bafanizi bawe muri rusange? Use postinze ku ma social media, ubona reaction yabo ari yihe muri rusange? Bo ikijyanye n'umuziki wanjye rero, abantu bose babashije kugera kuri channel yanjye barambwiye ati felicitation, ni byiza uko nshyizeho ikintu, bakambwiye ati iki kirenze cyambere, komerezaho. Naza n'ikindi ati ntureba, ati style niyi yikomeze niki. Ni byiza pe, ahantu bibura kugera ni hamwe, ariko naho bizahagera. Kuki wahisemo ubivanga gute umuziki na cinema, ubivanga gute muri rusange? Bo byose ni ibintu nakoze nkunda. Nakuze nkunda umuziki, nkunda filime. Nkirangiza kwiga nahise njya mu bintu bya filime, maze umwaka nibwo nagiye mu bintu bya music.
ubu ndi muri music nkaba ndi no gukina izo cinema nyarwanda ndazikina nkabivanga n'amafilime kuko ni habit yanjye. Bigeze ku ruhe rwego? Urwego bigezeho navuga ko biri nko kuri 70% 70 hafi 80. Iyo urebye cyane cyane ndagira ngo udufashe uduhe ishusho uyu mujyi wa Nyamata mu myaka yashize mbere ya covid wabonaga abahanzi bamuvinga bakora indirimbo mu bihe bitandukanye. Ubu ngubu gusura indirimbo ndabona ubu ngubu kuva covid yarangira ndakeka twakira indirimbo z'abahanzi babiri muri uyu mujyi. Kubera iki kintu abahanzi baha muri uyu mujyi wa Nyamata basa nkaho bacitse intege? Bo ikigaragara cyo covid yagize ingaruka kuri buri kimwe. N'abahanzi bo muri Nyamata bagiye bahura n'ingaruka nk'iz'abandi bo mu tundi turere no mujyi wa Kigali. Yego. Ntago birekura kubera ko ntago babona ifaranga rihagije. Kandi umuziki usaba inote bro. Usaba inote, transport, consommation y'ikintu cyose ni inote. Yego. Udafite inote rero ntago wanagera hano kuko bigusaba gutega cyangwa karya biroko. Yego. Karya rege. Ubwo rero no kuvuga ngo barakifashe ariko still baracyari babandi ntago bahindutse nubwo bari damat kuno ariko bari nibikorwa kabisa. None umuziki wa Two Face Pop Victor yurebye ukabona ku isoko urabona ushobora kuba wazahatana mu gihe kiri imbere? Yeah, of course birumvikana. Uko umwana agenda akura nikagenda aba muremure kanabyibuha akazana umusatsi akazana imvi mpaka nyine ashaje. Naye ndateganya ko ngomba gukura nkazana izo mvi n'uruhara n'igihe. Nta mwana udakura. Yego. Angira ngo izi ndirimbo akenshi abahanzi muri uyu mujyi bagorwa cyane n'amastudio cyane. Ushobora kubuzi kwandika, ushobora kubuzi kuririmba ariko nanone studio zikaba ibibazo. Studio zo muri uyu mujyi wa Nyamata urabona ziri ku rwego nk'urwo mwifuza Two Face Victor? Bose turacyari muri upcoming ya kuri buri kote. Studio zihari nizo kudufasha kugira ngo tubanze twivumburemo icyo kintu koko kirahari. Nimba gihari urabona koko ubirimo neza numara kubikunda kubera kubona ubirimo neza. Wowe kubera kubona ahantu uri gukora kugira ugerageze koko icyo kintu uragishoboye. Studio zihari rero nizo kuba umuntu akoreramo. Nukuvuga ngo studio ziri aha nago ziri kuri standard yo kuba zatuma mugera ku rundi rwego. Nizo kubafasha kugira ngo mubanze murebe ko mufite impano. Studio zihari zifite ibikoresho pe. Yego. Ariko urebye skills y'abantu bari kubikoresha ntago ari ku rwego ruri international kuri buri kind ya music. Ntago wagenda umubwire ngo agukubitire reggae ihwane na gospel cyangwa se ngo hip hop. Ushobora gusanga ibyo bintu biratandukanye kubera yuko we afite ikintu yize gukora kuva na kera aricyo akora neza kugeza kuri inshuro. Waje gukubita drill bigasaba yuko urecording ukazajya handi. None kuki niba icyo kibazo mukibona kuki mutabwira abanyira ama studio muri uyu mujyi wa Nyamata akora indirimbo ngo babe bazana aba producer babizi basobanukiwe n'izo njyana mugiye kuririmba? Haracyarimo imbogamizi? Yeah, of course imbogamizi zirimo nabo barabizi nano baracyari mu bintu byo kwiga bihugura bongera ubumenyi. Uko ibikoresho bihari ni nako bagomba kugira ubumenyi bwo kubikoresha. Yego. Kuko n'abantu bashaka kubikoresha nabo barahari. Ikibazo n'ubwo bushobozi nk'ubu bamwe bavina bakajya Kigali gukoresha yo beat bakarikodina bakaza bakora shooting. Yego. Ariko bibaye ngombwa ko hano haba hari aba producer bari competitive bafite skills ya music babikora neza. Ntago wava hano kujya Kigali ariko uburi hano ukajya Kigali kubera yuko hari abantu babikora neza kurenza hano kuri ya style yawe ya music. Ntago mvuze ko urwego rw'aba producer hano ruri cheap. Yego. Oya bafite skills kabisa barakora neza cyane indirimbo z'international ariko style zose za music
ntago ariko bazizi neza nkuko wajya kwa runaka na runaka ngo babigukorere fresh. None nkawe nk'umuririmbyi wakoreye indirimbo muri aya studio yaha muri uyu mujyi wa Nyamata, niki nkawe Two Face Pop Victor wasaba ba nyira studio akora indirimbo kuba bahindura kugira ngo umuziki urusheho gutera imbere muri uyu mujyi wa Nyamata? Bo ikintu nasaba aba producers bagomba kumva yuko umuziki ni ikintu kigari kandi ni ikintu kigomba kubahwa, kuko hatariho umuziki ngira ngo nagahinda gusa. Umuziki rero bagomba kumva yuko turawukora, turawukunda, nabo bagomba kuwukora kandi bawukunda, ntibite kuri kind y'umuziki runaka, bo bakore umuziki muri rusange. Badukorera umuziki natwe tubahereza ibigoma, tumanuka amavasi. Ngira ngo kuri ubu ndakeka iyi ndirimbo wayikoreye muri Nyamata, urumva kugira ngo urwego rwawe rukomeze kuzamuka hari n'izindi ushobora kuba wazakorera muri uyu mujyi cyangwa uzimuka ube wakorera n'umuziki ahandi? Bo no kuvuga ngo ijya kurishihera ku rugo, nahereye ku rugo, ariko ntibivuze yuko nubwo waba wageze hahandi hejuru iyo ngiyo mu gisambu nyine kinini utagaruka kurisha ku rugo, kuko ibyatsi byo ku rugo biraryoha. Yego. Ariko bibaye ngombwa bikaba na byiza najyayo nkakora nkagaruka. Urabona abantu batuye akarere ka Bugesera bagenderera umujyi wa Nyamata, bafana banyu mugenda muhura mu buzima bwa buri munsi, umuziki wa muri uyu mujyi ubona bawufata gute nkamwe? Duha ishusho. Bo umujyi w'inaha abaturage cyangwa se abanyenyamata barawukunda, ikigaragara cyo muziki w'inaha barawukunda, ariko hari ibintu biba byaratubase bya hatari, tuvuge nk'abari abantu dufata nk'abalegend nk'aba role models hano mu Rwanda mu muziki. Yego. Abo baba barafashe izina rinini cyane. Ikintu nasaba rero abantu binaha inyamata kugira ngo umuziki w'inaha muri Nyamata utere imbere ku rwego rw'igihugu rugere hejuru cyane, nuko babanza gukunda no gushyigikira abahanzi binaha inyamata. Yego. Bakabereka ko babashyigikiye, nabo impamvu buriya baba bafite ibihangano byinshi bakaba bifashe kubirekura, kubera ko n'ubundi hari igihe bakirekura nonaha ejo bakabona ntago kiri hit ukuntu cyari gikwiriye kuba kiri hit, cyaranamuhenze n'iki urumva akaba yifashe. So ibyo bigatuma aba akonje mu ukuntu cyase akaba byihoreye, ariko wa muntu wanyu ni mu mushyigikira mukamwereka ko ibyo arimo ari fresh, mukamubwira ati shyiraho ibi, kora ibi n'ibi, abantu bazakunda ibi n'ibi, gutya na gutya, azabikora kandi umuziki wiwe uzatera imbere nawe urwego wifuza ko umuziki wo muri Nyamata. Ese hari umuntu utakwifuza kumva wenda nka Chris Brown ari wina mu Rwanda, cyangwa wenda tuvuge uyu mukoboyi ngo ni Bruce Melody cyangwa Pfra n'abandi? Nta muntu utakwifuza kumva ngo no hani Kayumba, ngo no hano kuri centre, nta muntu utabyifuza. Icyo tugomba gukora rero tubashyigikire, nabo bagere aho bagomba kugera, hanyuma wa muziki tubategerejemo tuwubone. Ese uyu muziki mukora mubona ushobora kuzavamo umusaruro mu buryo bufatika ku buryo ushobora kuba wabatunga maginga ya? Birashoboka. Birashoboka cyane rwose. Ngira ngo ndabona iminota iri kutujyana, ariko tugana ku musozo, Two Face Pop Victor, ni nk'ubuhe butumwa ushobora kubwira abaduteza amatwi? Ari abantu benshi bari hirya no hino muri uyu mujyi wa Nyamata bari kutwumva, nk'umuhanzi wo muri uyu mujyi by'umwihariko ubu ngubu ukuriye bagenzi bawe muri aka kanya muri iyi studio, ni ubuhe butumwa wagenera abakunzi banyu n'abakunzi bawe muri rusange? N'iki wabizeza? Bo ikintu nagenera rero abakunzi b'umuziki muri rusange, by'umwihariko abakunzi b'umuziki wanje, tubafitiye ibyiza byinshi. Yego. Donc dukeneye ngo mudushyigikire, mutwereke yuko turi kumwe, mu following izo YouTube channel zacu, muragenda mukareba za Ukraine, mukareba hehe, urumva, ariko mwibuke ko natwe ina hari abandi bantu twareba, tubashyigikire. Subscribe n'ubuntu, jya kuri YouTube wandikemo Two Face Pop Victor, ukore subscribe, wandikemo umuhanzi runaka wina ukore subscribe, ukore na share, ushyire status, niba ari na comment uyitere, urumva. Hanyuma twebwe tubafitiye ibintu bishyashya, bafana banje ndababwira yuko kabisa dufite ibintu bishyashya. Ubu ngubu mfite All Stars nshyashya, ntago irasohokera cyari muri studio, iri gutunganwa amashusho. Iyi ni nshyashya yo yararangiye, iri hanze, iri kuri YouTube, mujyeho mwandike uko yasaga by Two Face Pop Victor,
murahita muyibona. Hanyuma mukomeze mudushyigikire. Umuziki twifuza kubaha ntago ari uyu nguyu, turashaka kubaha umuziki uri ku rwego rw'isi, international music. Yes. Turashaka kubakubita umuziki. Hanyuma icyo tubasaba badushyigikire, batwereke uko turi kumwe n'ibintu turimo ari byo. Nibari comment batubwira ati ibi nibyo cyangwa si byo mubikore gutya cyangwa na gutya. Hanyuma nitumara kubona natwe abo bantu baduflowinga badushigikiye bazatugaye batubwira ati ntago muri kudukorera ibyo twabasabye nibyo twababwiye niki. Hanyuma batugaye. None Two Face Pop Victor, hari andi ma projet waba ufite muri studio y'ama audio, ese video zo waba warashyize hanze cyangwa nizo uteganya zabarize kugira ngo badukurikiye babyumve neza? Bon, mfite video nshyashya izasohoka nko mu mpera z'uku kwezi cyangwa mu kwa karindwi mo hagati, bitewe n'impamvu idatinze. Hanyuma mfite ikindi kigoma cya danje kiki drill cyo bita ngo ni Rio. Iwana nacyo kiri muri studio record, nacyo kizaza gikurikiye iyo yindi ya All Stars. Mfitemo n'abahanzi batandukanye bano muri Nyamata batandukanye muzi. Si ngombwa ko mbavuga ariko muzabamenya tu. Zagaruka zabe. Angira ngo dusoza twongere utwibutse social media bagusangaho nuko bagushyigikira ubundi tugane ku musozo. Ndabona bagenzi bacu binjiye. Yes, ugomba kujya kuri YouTube, kajya kuri search kugira ngo ubone ibihangano byanjye, ukandikamo Two Face Pop Victor, ugakora kuri search. Hanyuma ugahita ubonaho indirimbo zanjye zose, ugakora subscribe, ugatera comment, like, wakora share, bikaba karusho mu rwego rwo kudushyigikira. Ku kijyanye na video? Ku kijyanye na video nta kintu kiri kuri YouTube cyangwa se igihangano cyanjye kidafite video. Nuko ngo buri ndirimbo ifite video. Buri ndirimbo ifite video. Iyi ni indirimbo ya 5, nuko ngo ni video ya 5. Yego. Nayo ifite video uko yasaga? Nayo ifite video iriho kuri YouTube. Yego. Ubwo nuwango ndi gutunganya video ya 5 ya 6 ni indirimbo ya 6. Nuko ngo bajye kuri YouTube bandikemo Two Face Pop Victor, barahita babona ibihangano byawe byose. Barahita babona ibihangano byanjye byose. Nuwango iyi ngiyi bayita uko yasaga, ije ikurikira iyo bita mama mwiza, ikurikira like that, ikurikira kunsutsu, ikurikira Adamu na Eva. Ngira ngo sinzi niba hari ubundi butumwa wageza ku badukurikiye ubundi dusoze. Ya ubutumwa nabagenera nuko ndabakunda cyane kandi nanjye nzi neza ko mu nkunda kandi munshyigikiye. Nanjye ibyo nkora ndabikunda kandi mbijeje ko nzabakorera ibintu bitandukanye mu minsi iri imbere. Mwitege ko dash. Okay. Two Face Pop Victor, reka tugushimire cyane kandi tukubyire ngo courage. Mg1 urakoze cyane kunyakira muri studio kandi Imana ibaho umugisha kabisa. Okay, akaba ari umuhanzi muri uyu mujyi wa Nyamata, ni Two Face Pop Victor. Ni umuhanzi mushobora kujya kuri YouTube channel ye ariyo Two Face Pop Victor, mukareba ibihangano bye. Ni ibihangano bifite n'amashusho. Ngira ngo bakunzi b'abahanzi muri uyu mujyi wa Nyamata rero mwese turabashishikariza kujya mutera inkunga, mufasha abahanzi muri uyu mujyi, mubashyigikira, mujya kuri YouTube channel zabo kugira ngo barusheho nabo kubona ko hari abantu babashyigikiye. Ubwo rero nanjye naha dusoreje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi. Mwese tubashimire cyane, mabwire ngo mwari kumwe nanjye Mg1, naho kuwa mbere mukomeze mugire weekend nziza cyane. Reka dusigemo iyi ndirimbo ya Two Face Pop Victor, ni indirimbo shyashya yitwa uko yasaga. Ushobora no gusanga muri aka kanya kuri YouTube channel ye ariyo Two Face Pop Victor, ubundi mukamufasha no gukora subscribe ndetse na share hamwe na comment. Ndabashimiye. Yasaga shaba yasaga ni nyange yera mwumva biradishwe cyane amata yasaga no tu